Ese bigenda bite kugira ngo umuntu avukire muri karitsiye yaba iyo mu cyaro cyangwa se iyo mu mujyi, amenyekane muri iyo karitsiye, mu gace k'iwabo kose, mu gihugu cy'iwabo ndetse ku mugabane w'iwabo birangire amenyekanye ku isi yose. Uyu munsi tujya kuvuga ku mugabo witwa Hrithik Roshan. Ese Hrithik Roshan ni muntu ki? Hrithik Roshan yakuriye hehe? Ese akora iki? Umuntu utakanda subscribe, reka tugusaba gukanda subscribe hano kuri Turya Show TV. Iyi channel yacu rwose iyazi igihe kuko tugomba kujya tubaha ubwino. Nituvuga ubwino mwumve ko tujya tubagezaho amakuru y'abasitari bose, udufilime tugezweho, yewe n'indirimbo nshya zigezweho, yewe n'utuntu n'utundi. Ibyo icyo twabasaba ni ugukomeza gukanda subscribe, mukanda like, mukanda na share. Reka dushimire abantu bose bamaze gukanda subscribe. Dusabe n'umuntu utwumvishe ari bwo bwa mbere ko yadufasha agakanda subscribe kugira ngo uyu muyoboro wacu ukomeze ugende utera imbere kugira ngo ubu bwino cyangwa se aya makuru yacu ajye akomeza kugenda agera ku bantu benshi. Reka dukomeze. Uyu mugabo mwita Hrithik Roshan. Uyu mugabo yavukiye mu gace bitaga Bombay. Ubu ni muri Mumbai. Yavutse tariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 1974. Uyu mugabo tuvugana afite imyaka 51. Yashakanye na Suzanne Khan kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2014. Afite abana babiri bamwita Helena Roshan, bakamwita n'undi Hidana Roshan. Akinye amafilime menshi cyane. Akaba afite ababyeyi babiri bamwita Rakesh Roshan, undi bakamwita Pinky Roshan. Akagira n'umuvandimwe wita Sunayana Roshan. Ese ubundi uyu mugabo ni gute yaje kumenyekana? Akamenyekana kuva mu bwana bwe akarinda ageze kuri iyi myaka igera muri 51, akaba akiri umuhitinzi cyangwa se akaba akiri umusitari ku isi yose tuzi. Natwe mu Rwanda turamuzi. Hrithik Roshan abantu bose baramuzi. Uzamutse no mu cyaro ruguru hehe hose no hehe mu bice bigiye bitandukanye, uyu mugabo Hrithik Roshan baramuzi. Uyu mugabo Hrithik Roshan ni umugabo wavutse afite ikibazo. Umugabo wavutse afite ikibazo ku kaboko k'iburyo, ku kiganza cy'iburyo. Uyu mugabo wavutse afite ikibazo ku kiganza cy'iburyo ni gute yaje kwisanga akisanga ari umusitari, akisanga azwi anafite amafaranga menshi? Bivuga ko uyu mugabo Hrithik Roshan akiri umwana afite ikibazo ku kiganza cy'iburyo. Byaje kumutera n'ikibazo ku ishuri, bigatuma mu myigire yo ku ishuri hazamo ikibazo. Uyu mugabo byaje kurangira hano ku ishuri rwose abaho yiga afite ipfunwe, atameze neza, ahora yumva adatekanye bitewe n'uko uyu mugabo yahoraga yumva ko atameze nk'abandi. Byaje kurangira uyu mugabo afashijwe n'umuterapi ukomeye cyane hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Byaje kurangira uyu mugabo rero abaye umuzima, bikarangira afashe n'indi ntera, ndetse bikarangira n'ubu amaze kuba umuntu ukomeye cyane, ndetse akaba amaze kugira n'amafaranga menshi cyane. Ni umugabo wamenyekanye mu mafilime agiye atandukanye. Ese uyu mugabo ni gute yageze muri Bollywood? Uyu mugabo wavukiye hano muri Bombay, ubwo icyo gihe hitwaga Bombay, hano mu gihe Mumbai tuvuga ni muri Mumbai hano mu gihugu cy'Ubuhinde. Gute yisanze hano muri Bollywood? Uyu mugabo bwa mbere na mbere agaragara kuri screen cyangwa se kuri televiziyo akiri umwana mutoya, akaba mu 1980. Ibi byaje kumuha amahirwe yo gukomeza kugenda azamuka birangira abaye umwe mu basitari bakomeye cyane hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Filime ya mbere yaje gutuma amenyekana cyane ni filime bita Igihinde Kao na Pyari. Bivuga ngo say you love me cyangwa se you are in love. Yari gusohoka mu 2000. Ese uyu mugabo wavutse afite ikibazo mu kaganza k'iburyo, akavuka yumva afite ipfunwe, akakura afite ipfunwe, ni gute yisanze ari umukire bigeza? Ese ubundi gute yabaye umukire? Umugabo avuga yuko kugira ngo abe umukire nuko yaje kugerageza akigera muri Bollywood,
yatangiye gukora ikintu cyitwa amafaranga menshi cyane, kuko ubu tuvugana afite amakorore agera ku 1000, amakorore ageze ku 1000, mwaba mwaya ni amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo bivuga ko yagiye ashinga amabizinesi ye menshi cyane agiye atandukanye, yemwe agashora no mu zindi mishinga nyinshi zigiye zitandukanye, yewe mu makampani agiye atandukanye. Binavuga yuko rwose uyu mugabo anafite imigabane myinshi cyane muri kampani ya papa we bita production company. Ni umugabo wakoze cyane kugira ngo agere ahari cyangwa se abe uwo ari we. Ese uyu mugabo cyagenze bite kugira ngo abe uyu muntu? Ni umugabo wamenyekanye mu mafilime menshi cyane, tukabona byariye Fighter, murayizi, Krish yaje no gukundwa n'abantu batari bakeya cyane, War ndetse n'izindi. Ese nawe ukumva filime ushobora kuvuka cyangwa se ukabyara umwana akavuka agakura akamenyekana mu gihugu, hano mu gihugu, ese bikarangira amenyekanye ku isi yose? Twarimo tuvuga rwose ku mugabo witwa Hrithik Roshan. Hrithik Roshan rwose kuko ni umugabo umaze kumera cyane, ni umugabo umaze kugira amafaranga menshi cyane, ndetse n'umugabo w'umusitari cyane. Ku myaka 51 afite amakorore 1000. Murumva ko ni umugabo wakoze cyane kugira ngo agere aho agomba kuba ari. Nawe ikintu twagusaba mwa muntu we, reka tugusabe ukana subscribe, ureke na share no kuri Tulia Show TV, kugira ngo igihe tugishyizeho inkuru yacu cyangwa se ikiganiro cyacu ujye uba mu bambere bakibonye. Turakunda cyane.